Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kukubana n'umuntu udasari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ukudasari ubusanzwe kurimo ibice, hari kudasengera mu mbaga, ibyo ngibyo ubusanzwe ntago bikwiye kwitwa kudasari, nubwo nabyo ari icyaha, ari nikosa. Kuri wa wundi usenga wenyine ari umugabo udasengera mu mbaga, ibyo ngibyo ni icyaha, ni nikosa igihe cyose ari hafi y'umusigiti kandi yumva adhana. Naho kudasari, byo kudasari iswali ikajyamo ikavamo ikarangira atayisenze ntaze no kuyishyura, ibyo ngibyo nibyo byitwa kudasari, nibyo ni icyaha, nibyo ni haram muri Islam, nibyo ngibyo ni icyaha ndengakamere. Nukoze icyo cyaha abakoze icyaha ndengakamere, nubana n'umuntu nk'uwo aba agomba kumukebura uko ashoboye kose, amwigisha iswala, amwibutsa agaciro kayo, amwereka ko ariyo ikomeye kurusha ibindi mu byo ategekwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yaravuga iti al-farqu bayna ar-rajul wa bayna al-kufri wash-shirk tarku as-salah. Aravuga ati itandukaniro riri hagati cyangwa se rutangirizi iri hagati y'umuntu n'ubuhakanyi n'ibangikanyamana n'isengesho. Bityo uretse isengesho uyu nguyu nta paziya, nta n'itandukaniro riri hagati ye no hagati y'ubuhakanyi cyangwa se ububangikanyamana. Bityo uwo ari wese udasari muri Islam, uwo nguwo ntago ari umuyisilamu. Iyo bibaye ubugira gatatu iminsi itatu uyu muntu akibutswa iswala akanayerekwa akanga kuyisenga, uyu nguyu uwisilamu cyangwa se amategeko y'uwisilamu amufata nk'utakiri umuyisilamu, n'amabwiriza ye ni amabwiriza y'umuntu utari umuyisilamu. Bityo ntibyemewe kubana nawe, ntibyemewe kumucumbikira, ntibyemewe gukomezanya nawe ubuzima n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uyu nguyu aba ameze nk'uwavuye mu idini, kabone n'ubwo yasigara asenga ijuma cyangwa se agasenga irayidi, ibi ngibi ntago bimugarura mu bisilamu, kuko amasengesho y'itegeko ni ya masengesho yose 5 ku munsi, yongeyeho n'ijuma. Naho irayidi ni umugenzo mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ushimangiye. Bityo uwabaho adasari ari umugore, umugabo ntiyemerewe kubana nawe, ari umugabo umugore ntago yemerewe kubana nawe, ari umwana umubyeyi ntiyemerewe kubana nawe, ari umuvandimwe ntiyemerewe kubana nawe, n'ibindi byose. Bityo abagomba guhabwa akato kugira ngo yisubireho, yaba atisubiyeho akarekwa, kuko n'ubundi dini aba yayivuyemo nk'uko yayinjiyemo. Wallahu a'lam.